kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe umubyeyi Jose umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka. Njyewe Igisubizo Maxime maze kumva icyo amategeko ategeka Njyewe Igisubizo Maxime maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe umubyeyi Jose umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe umubyeyi Jose maze kumva icyo amategeko ateganya abashyingiranywe nemeye nta gahato. Njyewe umubyeyi Jose maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Igisubizo Maxime umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Oya ntabwo ariyo mpamvu ahubwo bitewe n'uko nyine biriya ntabwo aba ari ibintu bisanzwe uba ugiye kuva singo ubaye mari so icyo kintu ubwacyo biri kugikurura ugakurura n'ibintu bagusomeye guhera kare bakubwira ukumva nyine ubwabyo n'ibintu biremereye rero ugera hariya ukumva n'ibyo banditse ntabwo ari byo ushaka kuvuga ukumva ahubwo hari ibindi wateguye mu mutwe wawe niyo mpamvu rero bigenda kuriya. Hari abandi twakwita ko basigaye bari singo kandi mwari mumeze nk'abantu mugora ibintu bimwe. Uyu munsi wa none ubamaje kuba umugabo ufite umugore mu buryo bwemewe n'amategeko. Iki wumva babwira abantu barimo nk'abasoti barimo batuye n'igana abandi bose bisanzwe buri abafite. Oya nibashake iby'umwe arya birya babiri bikarya batatu. Icyo kibazo cyabo cyo kuvuga ngo barashaka kuguma ari ibyo biboro ntabwo njya mbyumva. Njye mu gihe Imana yanije ubushobozi yanije umwuka ngomba gukora ibyanjye hakiri kare kugira ngo ubuzima bwanjye mbashe kubutwara mu murongo nihaye. Derek, wowe na madamu ninde muntu waba waragize igitekerezo mbere cyo kuvuga ati dukora umurenge? Oya ni umugabo kuko umugabo niwe utereta niwe byose nyine aba ari umugabo. Ibi kiba gisigaye ugomba kubiganiraho n'umugore kugira ngo urebe ko niba utamufatiranye cyangwa se utabimukoresheje ku gahato ubundi ibindi aba ari umugabo. Nk'abantu bavuga bati Derek na madamu baracyari batoya barahubutse ubundi ikibazo cy'amatsiko bakaba dufite wowe na madamu urusha imyaka myinshi amushinga hese ninde? Ntabwo ndagusubiza icyo ngicyo ahubwo ndakubwira abo bakubwira imyaka hari n'umwe nahamagara ngo nyohereza agafuka k'umuceri mu rugo. Ibyo byose ndabyifashe. So uwo rero uza kureba imyaka mfite cyangwa iy'umudamu wanjye cyakoza nimuhamagara ati naburaye azabimbaza avuga ati ubugabo bwakunaniye dore utangiye gusabiriza. So ibyo rero ndabyishoboreye niyo mpamvu iby'imyaka ntibakabirebeho nyine ni ibintu biba bishaka kugira ngo bikomatanyije abantu cyangwa se bitume baserera nta kindi. Reka tubazeho madamu. Madamu urasa neza. Noneho nk'abantu bavuga bati ariko jya unamwenyura ngo ni ikintu wakundiye Derek kurusha ibindi byatumye uvuga ati reka Derek turabanye ariko reka noneho tujye no mu murenge abe umugabo wanjye official ni iki kimwe waba waramukundiye kurusha ibindi? Ibyo namukundiye byo ni byinshi ntabwo kimwe cy'ingenzi. Icya mbere nyine agira urukundo, icya kabiri nyine ni umukozi azi gukora. Derek ngenda azakomeza kwibanda kuri cya kindi uratwizeza iki kugira ngo imbaga nyamwinshi yahuriye kuri uyu munsi wa none ahangaha itazumva ejo n'ejo ubundi bavuga bati nawe na mustari nk'abandi bose byagize gute n'iki mvuga twizeza? Ngewe umuntu rwose uteganya ngo nzasenya we rwose azaryama ruhe azaruha pe
kuko keretse napfuye hatazaza akantu ka efuperi ntabwo byakunda kuko ni ibintu umuntu yishyiramo, ibyo ntabwo ari ibintu umuntu abyuka ngo ni uko yahubutse cyangwa yagizeho, ni ibintu ategura akabona ko abikeneye, akanareba se bizamufasha iki. Noneho cyane ko njye mbimazemo n'igihe, njye n'umudamu wanjye tumaranye igihe kinini, tuzi rero inyungu zirimo kuba tubana, tuzi n'igihombo cyabamo dutandukanye. Niyo mpamvu rero ngira ngo uyu munsi ni umunsi wawe kandi ni umunsi wa mugani, aba ari umunsi umwe mu minsi igize ibyishimo ku buzima bw'umuntu. Ni iki wumva watubwira kijyanye n'amarangamutima yawe kuri uyu munsi wa none? Kuri uyu munsi ndishimye kuko n'ubwa mbere navuga nyine ngo nkoze ibintu nk'ibi ngibi, si ibyo nyine bitera ubwoba, njye ntabwo nari mbizi ko bitera ubwoba, ariko bitera ubwoba kandi kuko ni n'ibintu byumvikana, uvuye mu cyiciro kimwe ugiye mu kindi cyiciro. Rero uyu ni umunsi wanjye, urumva ndumva uyu munsi utazagaruka mu buzima bwanjye, rero ndishimye cyane. Uranezerewe cyane. Ngira ngo hari keretse niba hari undi ufite icyo wumva yamubaza, njyewe numvaga umuntu yabareka bamugani mukajya no gukomeza ibyishimo byanyu, ko ni umunsi wanyu kuri uyu munsi. Murakoze cyane nawe. Igisubizo Maxime, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe umubyeyi Jose umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka. Njyewe Igisubizo Maxime, maze kumva icyo amategeko ategeka Njyewe Igisubizo Maxime, maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe umubyeyi Jose umbera umugore, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Njyewe umubyeyi Jose maze kumva icyo amategeko ateganya abashyingiranywe, nemeye ntabwo. Njyewe umubyeyi Jose maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe, nemeye nta gahato ko wowe Igisubizo Maxime umbera umugabo, tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya.